ni abakinnyi bafite parcours, navuga ngo aho bakinaga biragaragara ko ari abakinnyi, ntabwo bari abamodo, si bari fashion cyangwa abacuruzi b'imyenda cyangwa inkweto. Rero Ferwafa yamaze kuvuga yuko aba bakinnyi Rayon Sports nini cyangwa na APR bemerewe kuzakoreshwa, ariko icyitonderwa nuko bamaze gushyira umukono ku masezerano b'ikipe imwe muri izo ngizo. Icyo babasigaje gutegeza lisansi iva muri Ferwafa iremera ko abakinnyi bakina, ariko champion by the way, ariko Super Coupe bapfa ko bashyize umukono ku masezerano y'ikipe yabasinyishije bemerewe kuzakoreshwa. Ugiye kuri Big Man ku biganiro bitambutse nuko aba bakinnyi ubwabo bamaze kubwirwa yuko ikintu bazaniwe ari ugutsinda APR. Wumve ko nabo bakinnyi baje bagera mu nzu ku mutozo wa mbere baje bakinnye na protege y'abantu babarindira umutekano, batinyamuneka nta kindi kibazo mu Rwanda ni ugutsinda APR. Ubu aho bari kuryama bararya ifiriti, APR bayoboga ati APR mu ifiriti muyiryemo, barya akanyama APR muyitamiremo, ubwo nyine mu mwuka wose abahumekeje APR. Ni ukubera iki? Rayon Sports ifite inzika yarakubiswe, kandi bavuga ati, bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo, ntabwo bavuga bati nyo mu Kinyarwanda neza, ntabwo bavuga ngo bati, bavuga ngo wagukubise n'abagiye n'ucunga n'abiyana kongera. Aba rero muryamira amajanja kuko wagukubise n'abagiye unacubiye gatoya yagusomesha nyeri. Mugomba kuba muri steyari ko mwifunze kimono mugiye ku rugamba mwikwije. Boneti nibiri hano uyimanure, niba umanuye imbunda ukokinga nuhusha adversaire akubita mu mutwe. Ariko muze kumbabarira, mbibutse hashize cyangwa hatambutse nta gihe Meya Budara yafite Rayon Sports ngo APR mutsinde. Karamirika. Rero cyo nakubwira cyo, niba ushobora kumva ko Meya Budara bigiye yafite Rayon Sports cyose, ntabwo yigeze atsindwa n'ikipe ya APR. Iyo nayo ni parcours ya perezida umwe, urabona ati nuko twavuze ngo uyu wari perezida wa Kiyovu Juvenal, Rayon Sports yananiwe gutsinda Kiyovu ayifite. Ibyo birandikwa mu mateka ko Kiyovu Sports Juvenal cyifite, Rayon Sports izaberereka kandi byarabaye iraberereka, bakubita amajyana amaza kwidura umusi abacapa kwidura bacapa. Niyo sibo babonye agenda, baba bati nyamuneka tubonye agenda yo gatsindwa Juvenal yaraduhejeje umwuka. Rero niba tumaze kubona ko acyo amateka tubwira kandi amateka yisubiramo ngo nta gihe Meya Budara yarafite Rayon Sports ngo ikipe ya APR mukanajya mu kibuga imutsinde mu buryo bworoshye. Bishatse kuvuga iki? Bareyo mufite ibintu birenga kimwe bishobora gutamanya kuri no match mutikandagira mwomboka cyangwa muninagira, ahubwo mwemye mushikamye. Bivuze iki? Tubonye ingingo ziyo barengere, mwaratsinzwe mushaka kwishyura, mumaze gutsindwa mwaragiye muricara mugira inama, mukora inama bati nyamuneka aba n'abakinnyi dufite tugura intwaro zo kujya ku rugamba. Mugura abakinnyi 6, umunyezamu umwe, mugura abadefenseri 2, mugura kuri 3, mugura umwataka, mugura n'umumediateri. Papa mwarikwije, mugura umutoza w'umufaransa amwita Bruno Ferra, nawe ni umutoza ufite parcours, ariko ngo inagondwa nahantu ajya kabiri mu muzanye w'ubugoryi araberereka. Abareyo rero byenye kuvuga ngo muri ndamuka, ariko amakuru n'ahabareyo nuko ikipe ya Rayon Sports uyu mwaka cyangwa ukurikira igiye kujya amaboko meza y'abatarakajagari. Ngiye nababwiye ne muzi inama bere kuri hoteli iri hafi ya Remera kwa Minyoni, niba mwaraje umugabo w'inkorokoro wayijemo uresha nk'iri poto, papa ngo niwe ugiye kuza gushyira ibintu ku muntu w'umushoramari. Ni umugabo uturuka mu muryango, utaturuka mu karyango, aturuka mu muryango wihaye. Uwo niwe ugiye kuramutswa Rayon Sports, abandi bakaba barebera basi wo bahari, ariko Kibamba yicaye muri tribune avuga ati ibintu ku meza, amafaranga ngaye. Amakuru n'ahabareyo nabo bakinnyi ejo baje, harimo ikiganza cy'abantu bamaze gutereka amafaranga muri Sports. Ntabwo bari abakinnyi babakopye. Umukinnyi watangiye imyitozo muri Sports wese yatangiye imyitozo yamaze kwishyurwa, yaraye muri hoteli nziza, bamuzana muri jet privé, imodoka nziza. Ibyo byose ari amafaranga. Hari umuntu biri inyuma yamaze gushyamo ikiganza avuga ati Rayon Sports mwetesha agaciro.
ariko ngiye nk'umushoramari nk'umuri mu gihugu cyubashywe nkaba nubashywe ngiye gushora amafaranga yanjye nanjye abareyo mumenye nk'uko muzi umuryango nkomokamo ndimo ndaberereka ndashaka gutangaza gusuza mukunza Big Man Rwanda nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ngiye twa Big Man umusore w'Abanyarwanda aha ni kuri Big Man Rwanda ariko mubaza akabazo k'amatsiko uko subscribe share na comment nyamuneka ndagusaba kugira ngo ngugeze amakuru yizewe ngiye guha amakuru ya Super Coupe wicare wumve neza wumve aya makuru icyo nagusaba ni iki niba uri tayari ndagusaba umbabarire ubu uri tayari gukora subscribe share na comment kuri Big Man Rwanda kuko uyu mwaka ni umwaka w'abareyo ni umwaka w'abafana ba peri ni umwaka w'abafana ba polisi mwese ndabashaka kungiye kuzaya mbakorera mu bwino mbakorere nzaya mbakora mu bijyanye bwira abatanazi ibyo usabwa nta kindi niba urakoze subscribe nganega amatwi tuganire ngiye to Big Man kuri Big Man Rwanda nawe niba ukuru mu Big Man nyamuneka jya ukora sub ushayine ibiganiro byacu ndagusuza uri hose amajyaruguru iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali n'intara gatatu y'abadiaspora mbabwira ngo amahoro y'Imana abane nawe gemeze neza rero ndi mu Rwanda no mu Rwagasabo rw'imisozi igihumbi naho tujye kubona ngo derby ihuza rw'imisozi igihumbi ni derby y'amakipe abiri akomeye mu Rwanda ayo makipe agiye guhura kuki naga agiye guhuzwa n'ubuhinzi n'ubworozi agiye guhuzwa n'umupira w'amaguru mu Rwanda igikombe cya mbere bita Super Coupe mu Rwanda gihuza ikipe yatwaye igikombe cya championnat n'iyatwaye igikombe cy'amahoro ariko nago ibyo byose na peri yabitwaye Sport ya kabiri iyi kipe ya mbere bitwaye byose yabaye ya kabiri nihura ni ya mbere yabitwaye byose bagahura ku gikombe bita Super Coupe ni igikombe cy'igihugu gikuriye ibindi bikombe mu Rwanda mpamvu navuze ngo nago bahereye ku gikombe cy'ubworozi n'ubuhinzi nuko aya makipe ahuzwa na leta aya makipe ahuzwa n'ingamba zikomeye harimo ibikombe championnat n'andi marushanwa yegamiye kuri cyangwa n'andi mashanwa y'ibikorwa remezo ariko bishingiye ku gihugu cyacu naga ari amakipe babona yakinye umukino w'inshuti ngo yabone yahuye ngo washimisha abantu ngo abakunzi bayo ngo bayereke ngo performance ngo abafana ngo bishime hoya suko bigenda na amakipe ahurira mu irushanwa niyo magambo nakubwira Super Coupe zimaze kuba Super Coupe Sport yatwaye byari kubwa Jean Fidel Wayezu Rayon Sport itwara Super Coupe igatwara n'igikombe cy'amahoro niyo Super Coupe iheruka yumva ko iheruka niyo Sport ifite itsinze APR igitego kimwe ku busa urumva ko rero parikuru ishize urumva ko ikipe ya APR yagitwawe n'ikipe ya Sport amakipe amabwiriza agenga Super Coupe nuko abakinnyi bashya bemerewe gukina uwo kwa gatandatu kuri stade Amahoro APR izaba ikina n'ikipe ya Sport ikipe yose ifite abakinnyi bashyashya bemerewe kuzakoreshwa sibyo ariko sinibaza ko lisansi cyangwa ibyangombwa ari ngombwa nuko ikipe ifite abakinnyi bari mu Rwanda bayo yasinyisha ubwayo kamera unyumve neza nawe uko babonye lisansi muri Ferwafa kuba ubwayo amakipe yarabasinyishije bashize umukono ku masezerano bivuze iki bivuze yuko abo bakinnyi ifite yemerewe kubakoresha kuri iyo mukino uzaba kwa 12:12 ikintu nabwira abafana ba PL n'abareyo amatike yamaze kugera muri systeme kandi imibare ibona ko imaze kugera hejuru amatike amaze kugera ku rwego rw'uko amatike ashaka kuri 15% cyangwa 20 bitewe n'ubwitabire bw'umukino cyangwa abakunzi umupira w'amaguru mu Rwanda bitewe kuri derby niki nabwira abantu bakitega kuri umukino Rayon Sport ni ikipe yiye komeza n'umukino APR yatsinze Rayon Sport muri championnat ibitego 3 ku busa ibitsindira mu mahoro Rayon Sport ibira mu mahoro mu stade Amahoro abareyo bagenya ko kanabo batinyamereka ngo APR dutsinze APR dutsinze n'abakinyi dufite nk'abareyo aka kanya Rayon Sport utsinze ikibonobono kandi twabonye umunyezamu wote dufite mu izamu ariwe Pavere Nzira yavuye niwanyu nabamenye n'ibyabaye abareyo batsindwa bafite bo dute ko batsinzwe batarushwa niyo mu tubazo tandukanye imiyoborere yarimo zaga yuwo bita Tadeyo ari kurwana nabo bita
imena za Rayon bamuvuye kurwana bamuvunyi n'ibindi ubona ko Rayon Sport imeze nkaho itari stable cyangwa itarimo idahamye kuba yakompeta bitewe n'ibibazo byari biyirimo. APR inyura muri Rayon Sport ikubita 3-0. Abareba bavuga ati nyamuneka APR ubu dutsinze naho ducide turusha ahangaha mutunyuzemo kubera ibibazo biri muri Rayon Sport mudufatiranye. Abareyo babibika ahantu barababara barijujuta bavuga ati nyamuneka aho tuzahurira uzabibazwa. Urumva ko biri mu bintu biribuze gukomeza uyu mukino kubera yuko APR umukino uheruka yeretse Sport ko iciriritse no kuri hasi, ariko ikigiye gukomeza umukino naba bakinyi Sport yamaze kuzana bashyashya kandi tegeye parikuru yabo ahantu bavuye n'abakinyi biteguye gukombata n'abakinyi biteguye kurwana n'indwanyi. Umuryango w'igikomangoma mva mu muryango wubashywe shaka mu mere Sport. Bivuze iki? Iyi Rayon Sport kakajagari ngo umumotari akaza akagiramo ijambo, umufunda akagiramo ijambo, umuyede akagiramo ijambo, oya biraje birangire. Bagiye guterura urufuro rw'amafaranga amadolari, bajya bagura abakinyi 200 by'idolari kuzamura, pana kugura imifungo y'indaga n'ubunyobwa ku isoko ya. Bagiye kugura abakinyi ku buryo Rayon Sport yitaba ati bisi yamaze no kugera, amaze kwambuka Dar es Salaam, amaze kujya mu Rwanda. Bagiye kugutera ibirango bya Rayon, bagiye kubita ibirango bya Skol, Canal Plus. Rayon Sport bigiye kuzana indege yo ku butaka. Retour, breaking news. Retour, Rayon Sport izagenda ku modokari yayo iriho ibirango byayo. Ayo ni amakuru ngiye nkuhaye gutuka kuri Big Man Rwanda, ibyo uzabimbaza. Nabahaye amakuru menshi, tweguza ubuyobozi batadeyo barabizi, twababwije ukuri tuko badashoboye baregura n'abandi. Mugomba kumenya ukuri ko guhari kandi ukuri umva ukuri kurarya no kurabatura. Rayon Sport yari igiye, ariko igihe ni iki ngiki ngo ba nyirayo bishime. Umwaka w'abarero n'uyu nguyu niko bamwe mu bikomeye bikinango mu Rwanda. None amakuru ahari nuko mu bikomeye bikinwa mu Rwanda Rayon Sport bishaka byose. Umunsi kubonye wa 7 irishwa n'amanota ya mbere amanota 8, ariko amanota 8 bitewe n'amaboko Rayon Sport igiye kujyamo mu byo kwisifira nabi ngo abakinyi ngo babateguye uhiuka Rayon Sport iri bakurya ipingu. Rayon Sport igiye kujya mu mahano bafite amafaranga, uzamenye ko ngo bayitegura ngo uraca mu mukinyi bamurya ipingu n'uwamushero bamurya ipingu. Ntago wakira amafaranga y'abandi, ntago wakira amafaranga y'abandi. Niyo muzi meyabo dare uburyo RGB muzanye mukabona zino mbaraga abakinyi kuntu baje, papa wikangemo icyo nakubwira rero. Reka nkubwira ibiciro kuri match ya APR na Sport kuwa gatatu saa 12. Nyamuneka niba uri umureyo ufana APR, ufana Polisi, ufana Magaju, ufana Mukura, ufana Gorira, ufana Kiyovu, ufana Gasogi, ufana Etincelle, ufana Marine, ufana Rutsiro, urasabwe kuza kwirebera umupira. Papa no ngwijeje umupira ntago ari muhogo, bari bigenda papa, bari bitembera papa mu mahoro, baro barayinyereza. Ntago barayinyereza niyo bari kuri sima, ntago barayijyana, hari umuntu isunika muri womo. Icyo nakubwira rero, icyo usabwa nta kindi, kuwa gatatu saa 12 itike y'amake ni 2000. Nyamuneka yigure kare batarazuriza. Itike y'amake ni 2, hejuru ni 2, hasi ni 3, ahandi ni 15, 30 n'ibihumbi 150 na miliyoni. Babandi bakoze turi mu naza ba mama papa. Wicara hano ha miliyoni winyweraga kawa neta ko ry'inkoko nabyo bari guseriva. Ku mwana rwose utanga service neza, nanjye ninywera kawa ni witekangire neza. Bati Big Man uyu mwaka reka ngo blessing n'ubundi bikuzimu niba nywa mu gihe ukiri inywere. Karamirika kamyamanuka barariko naho igihe cyo kizagerwa naho ukanywa. Rega twakoze muri cyamye we mwihangana mwabana mwe ibi bintu n'uwite kubigena. Narababwiye ariko wasenze Imana iburiki urara muri boîte nyagiye kwisenyana nkwa wayino kaza kamera ibintu siga yambarira ibintu ntago ari ibyawe byawe. Twikomeza rero mbabwira ngo atwara gace turi gutorera nawe yawe yasomye. Nyamuneka se nasoma nge nyine ni team Big Man Rwanda kandi umuryango mugari. Nawe mu Big Man unyuma ya kamera uje ne twagusomye no muri yose nago na myaka turwasa. Mu gihe dufite imyaka 100 tugomba kwisangiramo ubuzima tukabana neza. Icyo nakuba rero ayo niyo breaking news nari nkwaye
ni amakuru ya update, icyo bita mu mujyi wa Kigali inkuru yashyushye ya derby, icyo bita derby de Madorina. Ni derby ihuza rw'imisozi igihumbi, ni amakipe. Amakuru mu Rwanda abandi bose uzavuga derby y'umutekano, uvuge derby yo mu Biryogo, uvuge derby yo mu Majyepfo, ariko derby ya mbere mu Rwanda ni ikipe ya APR mu Kanajya mu kibuga, niyo bita Murera Isari Nyanza yo siporo. Reka nkubwire ibiciro, abikubwira ariko reka mbigusubiriyemo. Ku munsi wa match cyo bizazamuka, ariko nubigura mbere mu bice kunibagaza. Ahari hejuru ni 3,000, hejuru 2,000, hasi ni 3. Hari aho bita ngo business centre, ni ahantu nyine ahantu abashoramari bicara babaragafasha 30. Noneho aho bita Skybox ni miliyoni. Skybox nandi wicara mu birahure kabapa, ukamenya nzakwereka ni mu birahure. Niyo bakora se ntabwo ibirahure twa antibare ntabwo ryagufata, n'abantu nyine bakoze mukiri mu nda z'abanyoko. Noneho VIP ni 15,000, VVIP ni 50. Noneho aho bita ngo XTV Cyongereza rega hajya hazamo imiti ngo mujye mwihangana, natera umurimi cyari mutoya. Aho ngareka mareke ni 100,000, ariko muzahabona washaka arahazi. Noneho ku munsi wa match muyumvire ya matike azagenda kuba. Ku munsi wa match ahari 5, ahari 3 hazaba 5, ahari 2 hazaba 3, ahari tarani 50, ahari tarani 45, ahari 100 ibihumbi 150, ahari miliyoni 1,500. Bareyo namwe bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda, murasabwa kugura amatike mbere muze mwirebere match Kanda na Nyarugenge. Nyamuneka nawe uzabe witeretse. Kamera mabonye zone turimo, ahantu harakaze, ahantu naho bita muri zone y'umutekano. Nka big man rero twa twiteretse. Gerageza rekane kamera mara gatoya, ubwo utazi mukara musobanurire. Garura kamera hano, garuka nano, garura kamera hano mwana. Twebwe twa twariteretse bagura urwego rwacu. Dukomeze babwira ngo rero mwakoze kwa natwe abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, nagiye mbarondora, ntago arabareba ntago arapere gusa n'abasportifu muri rusange. Ni muze twibere mu mahoro, ni muze twitereke. Nyamuneka ibintu turabikunda, ni ibyacu, ni iby'Abanyarwanda. Igihugu cy'amahoro cy'umutekano n'amata n'ubuki, akora kuno mbangane ko big man amaze kungana man, kubera igihugu cyiza nariteretse narigaritse. Ariko ni Imana, ndabishimira Imana ubuyobozi bwiza n'abato hafi, namwe wa big man muri rusange bari Karongi akoresha basaba akantu gatoya ndagashyira imbere. Aba big man shaka kumaze kureka ikiganiro uzi bati nitwa ndi mu big man merere yanga, ndi mu big man ndi ku Kibuye, ndi mu big man ndi Musanze, ndi mu big man ndi Kigali Kagugu, ndi mu big man ndi mu Gatsata, ndi mu big man ndi Nyabugogo. Muze kumfasha ibintu mu bikora nabibasabye, munyaye ku rukundo, ni munkunde nanjye ndabakunda. Kandi dukomeze kwinjira mu mwaka wa mushyashya tutangira. Ingamba ni nyinshi, imihigo ni myinshi, ariko byose ni Imana ibidushoboza kandi tuzineza kutabigeraho. Icya mbere ni musaba, ni uri umusiportifu iyizire duhere mu mahoro ku gatandatu, uzamba niteretse nanjye nigaritse papa gake gake ku mwimoco vuga ati ibi ngibi ni igihugu cyamaye nanjye kambyinjoying. Reka mbabwe ngo ndabakunda, Imana ikadusha, mukomeze kuba nanjye. Hasta la vista, dusubiye.